Ndi papa Sava. Aba baby turimora turimonshora turibebeza twarisobanukiwe. Cheers abashiri, cheers madade nabo, cheers yawe. Cheers utereka hasi ukamubayo Imana we hano ushaka saga shoti Sibuka none ahara. ako nzanira ntuzanire Zanira mbabari. Ibintu byamuhaye ni nabirambiye rwose. ziradoye siwe hagenda ukugana bajya bivuga bivuga ati sese tangi Madade sese muzimugezemo. akakanya ivugije tangira mvuga ndakamari mari ndakamara amagambo ndi nyana y'umukondi cyuye ni igiporapora ni igikabutura cya papa niba ndimbwa ndamaze Jya cyukutagenda kubita nibagaruze by'abatipe bose ujyote subiramo Abatipe yarabamaze. umutipe wose ongera twumve babarira biraki ndakubita n'ibintu batanya ngo ndakubita nibagarure bakubita nibagaruze abatipe bose nta n'umwe ntiyo icyo kivuga nagacumbisha mbabara ndakamari mari ndakamara amagambo ndi nyana y'ubugondo icumbagira itarwaye ni igiporapora ni igikabutura cya papa niba ndimbwa ndamaze nakubita nibagaruza bose muri karitsiye nawe bakubise nawe ushaka kunyica nene mpamvu ngumye baba bafite ubuswa umva mu marushe cyangwa se cyangwa ndabona icyo umva ngo ni igikabutura cya se kanza numemba ndazane ese amasaba uri kumwica ngende gutera amashoti Gutera amashoti. Akaya amashoti ngende gutera amashoti arashobora. ko nzana hano uri kunywesha uretse uri kunywesha yaba acyari kwafata muzima Yana kamazemo ubusa wagira kudusebya ubwo icyo kiraro nicyo uteza shoti ariko nungutse kandi gatatu Dore nanjye cyanzaniyemo. oya kumubwira agatekerezo nta kuntu batuzana n'icyo kurya kiragikoresheje se oya umva tubinyweye kidobaye ukuntu akunda inyama twumvishe vuba ibintu Christina kidomo wanjye yavugaga neza ibintu avuga nibyo cya kirabona amasafa ari kumwisha ko ari icy'amazi ikibazo cy'abakobwa barifata bakigira abasirimu ese mureka mbabaze we ubusheke se nari kugiteresha sho maze bareka nkubwire ushaka kumva ko wisanzuye hano nta kibazo ariko bazajya najyana hari abantu b'abasirimu badusebye hari ikibazo utwashoti se tuwenda tumeze inshuti zawe babasangiye nkwemerera iyo gift umbara ikintu mwemereye sibyo si imyenda wayambara uri kunywa n'abandi bantu Ariko namwe mama sasa ko rero shamani ariko muterageze byo ari kintu umuntu uri kutubuye ufashe ndakabwira umva ngo ese amugana ubundi muravuga yegora kubagurira bakureke wambaye neza ariko mumenye ko bari kubasengera nubwo uri kudusengerera uri inshuti yacu ntabwo twakuryarya
tugomba kugira inama nani kidomanje we rero mana yanjye ndicara n'ababwirira ngo ifoke ngo ntibayifata gutya reka ngo yifatisha ngo icyuma aha ifoka naho tubona ntabwo ibi bintu yikora hano turi kumwe natwe ashobora kujya ahandi hantu mu bantu bakorana n'umugabo we kanizanira kandi ko kwinjira ariko amasava mu ubwenge bwinshi washyira mu ubwenge bwinshi amasava ari kuzanira hariya ko yateye amashoti menshi kuki adasinda amazi kari kujya kugasukira hariya abagore turimoshora turimemeza reka batangire abagore turimora turimoshora turimbebeza twarisobanukiwe urahaguruka tugira gushyira sibazunguza n'ikibuno ntego adederi cyaraje hari ibintu ukora ntabwo bikunda muri haguruka turebe haguruka babarira mu kanya oya ndashaka ko kidoma haguruka ariko kidoma nyine bagomba banza oya banza ndereka wowe ariko ndamubona nyashire nakize mu mashyi yanjye nakizunguza ukumirwa mbega umukobwa ufite icyuro kingana gutya none byoroshye oya bibere haguruka nyine ikizungu ndaza kuyibereka reba iyo fashe ngo tuyibashe wakintera none reba ari kuzunguza ahantu hari ibimenyetso by'uko hari ku kibuno hari njyewe ubundi ngiye kera nari mfite amahirwe yuko nta muntu wansha inyuma kuko ntaho yari guca hari ibimenyetso none ubu ngubu cyaraje bazanye ku byago bikomeye basigaye bahanyura mbere basigaye babona aho banyura reka rero hakurya ariko uyu mugore menya afite depression ntagashoboye abe na gato uyu mugore menya afite depression n'ikigori ako rero manudi turangaranye pe iki umva isumbere nako shana ni igihoni maze turi kurya turi kumva ntacyo turabiriki oye bagiye kubizana ariko ku rundi ruhande ibintu ari kuvuga n'ibyo kuko umugore w'umugabo ashobora kuba yituye akaba ari guspendinga amafaranga kuri ni menshi harimo ikibazo harimo ikibazo ariko muri depression tu ntabwo bari ibintu biri ibyo bintu bifata nk'ikibazo uziko yahaye n'abantu bo ku muhanda nabo yabaguriye araje sha ariko mama saba wowe twatweretse mbere twereke nawe uri kuvuga bifite kuri twagiraga nawe twereka amasava akajya mushinyagura mbereke iki hari icyo amadagari yaba yegora hari icyo mwaba muzi ari inyuma nawe ngiye kubona Mama Sava.
sureba noneho wow Njye hatugi ndamwizera ntitaye ku None. nzu y'abakozi. nagashya twavuga ko inyama none oya Oya. inyama wow ukuntu bisa neza fora none iyi ni iki Reka twitwikira kamene yose. madede fora iyi ni iki kidomo ni iki None yaba ari inkoko. inkoko se ngana bazana amazi tubanze Inkoko dutekereza iri mu ko muceri. twakarabe Oya wesha. Amana amazi amaze Zana amazi. twakarabye se hano Ntabwo twapfa no kurya. namugeze mukarama iyi ni agiye namusobanuriye madede umva fungura. madedera umwihorera mama aho udahari igiti nikimugwira Arabari. iyi niyo ngo yitwa ngo iki Bamuzira turebe. uvuze ngo iki Jigo de chèvre. king chicken wow telefone yabaye utegereze ko babakarabye hakurya nakarabye pe Imana ishimwe ko naza hashonje pe. noneho ka karuru k'abakongomani Ubu mwaka niko twaza twagatera none. dore inkoko hatu uyu munsi ndakugura bye ntabwo iratangira guhumura Yahuha. turapfuye Alisa arapfuye. sabarira wana no kumufasha gusa nawe kugira ngo Mama sava. oui Iyi ni specialite nshasha musigaye mufite. specialite dufite umuntu utazarya kwa papa Sikari yose wa. sinza ukuntu babayeho ako kantu uza katasigara Kamufasha yatu. none se twakarabye inshuti yanjye oya ntabwo turakara oya ntabwo turakara muteretse aho turakara Babarira. twakarabye naka kanonge oya ariko na hano hari Oya dukarabye. muzi ikintu kirimo imbere wifashiriza n'igihe wabakarabye banza wumve muzi ikintu kirimo imbere Oya kakanu kabamo imbere naga agasendama. ninde urya amara y'inkoko harimo imbere atubikata neza ku buryo buri wese ari buboneho agaceke karyoshye Noneho amagambo ashize ivuga. harimo n'umuceri Mama yangu. ubwo bandi ntabwo muruka oya mwabonye mama sava mwabonye mama saba mwabonye mama sava Sha mama sabaza. iyo yatekereje mwari ni inshuti dodo Manu sana. sana Sana hano mwana cyangwa Azi wadukarabye. Turagusigira mu munsi yo. ntabwo ushaka umusiga imuka kukurusha hatu Nikarabirize kane nawe. noneho mugire muti meta itami hatungi metre tami hatungi metrende tami hatungi Watuzane seriviyeti. reka mberekere Ariko ntabwo nabasabye iyi nyama iyi nkoko iryoha iyo muri kwiseriva mwishora mwongera mwishora si ngombwa ngo nyikatakate yose oya. Oya dukarabye. namara ni oya iryoha nyine mu murebe abanze ubwo n'ubwo rero nyir'urugo arafata akaguru nawe ati ihiye neza sha mwegere hino Twaye ibyo gutya. oya mwegerane nyine tugende nese bahereze se Iduhere. akira abari kure Mudukarabye iyi turya ku mwana. twe dusigarane nini nta bishije we musanze Umva no kujya musangira kugira ngo ubwo ntabwo babonye ko hanawe n'umuceri ariko amasafa uratwemeje aha ngaha. umva ariko nari nabiteguye urihambuye umva Nako ndi numva mbe mu specialite maze inshuti nziza pe. masava umva ese ko utarya umuceri Ntabwo reka Masava, wampaye. Ntabwo tuhagera ku mucurisha. wamuruka Cheri. Akira mwihera. mwiriwe
Mwiriwe papa. Karibu ni karibu. bakiriya beza mumeze mute? tumeze neza. Ni karibu papa Sava. Kadawa mwateguye kuki? Shayo ngo ni speciality Speciality yatungi yateguye ku rutaro. Ku nkoko reka nyagasani yazikireze. Yesu we. Nagushakaga. Nagushakaga. Washakaga tujya mu cyumba mbwire nyine. Oya nakubwirira na hano sari ibirenze. Nyagasani wa mugore biteze happy. Madede Sava. Akaguru kameze neza. Mwabyumvise ko inkoko mba mfite ari original. Kidoma biteze. Uracyarwa amenyo cyangwa uri kubasha? Akije yarware ntigeze areka inyama. Reka da. Nyine nayo ngiye kubwira. Oya yagusaba abantu bose ntabwo muziranye. Uyu Madede ari singuye Kidoma nge singuye happy siguri amadusi uyu ntumuzi. ari isa ndamuzi. Nise ni cyo kibazo cyatuma nakubwira ntagiye kubwira nagize abashyitsi nabakiriye twasangiye urabona ko nyine ibintu byagenze neza. None sari ikibazo. Eze nibyo wambwiraga? Nyine narindi kubwira yuko ari nge nabatumiye. Ninge nabatumiye turasangira nyine muri rusange. Nizi wayini nanuzana ko nyaje byose se? Ninge nabibaguriye. Niwe waguze cyangwa nibo baguze? Amasaba n'umuntu wacu. Oya mama Sava. Akira ahubwo nawe. Ni wewe waguze cyangwa baguze? Bande se baguze sinkubwiye ko ari nge nabatumiye. Are we chicken king ugashyiraho ibitoki ugashyiraho salade ugashyiraho iki? Wayini inyirije kunyaga ibiki byose niwe waguze? None se kugura urumva ari ikibazo ni nge naguze nyine. Mama Sava, ndakubwira ni ngiye kwigisha umuntu hariya ugahita utumiza ibi bintu byose utanambwiye. Amafaranga se wakuye? Amafaranga nayakuye he? Nayakuyeho amafaranga asanzwe. Oya pe oya. Ya mama Sava oya kabisa. Oya Tujya mu cyumba sibiki. Mwese se ntabwo muziranye na papa Sava. Icyo nubundi gihe cyo nashaka kumubwira nukumubwira yuko nagize abashyitsi nashaka kumamagara ngaza basuhuze ntimugenda atabasuhuje ngize amahirwe araje nubundi nibyo nangiye kumubwira mu cyumba. Hako ibyo ujya kumbwira mu cyumba ku buryo mukonsoma ibi bintu byose ngo nayawe. Ubuse umusoro twarawishyuye. Ufite ikihe kibazo? Hanyuma se umusoro niwo watuma ntakira abashyitsi banjye. Okay. Nshuti zanjye. agira ngo mbasabe ntabwo ariko ari ukubirukana sibyo ko n'ubundi ndabizi ko muri abakiriye sibyo madodo Kidoma sibyo nyine buri muntu n'agakomande yari afite niri kunoza ku nkoko musohokane muri bantu mwicara kuko yanze ko tujyamo hariya nganire nawe hari icyo bibatwaye. Ntabwo mvuze ariko mubyumve ko nabasuzumiye. Mubyumve ko mbubaha n'ukuri kw'Imana. Sibyo? Buri wese nganire n'urugo rwanjye. Buri wese n'akantu yanywaga pe. Murebe ahantu muba mwicaye kandi mwisanzuye nganire n'urugo rwanjye nta birenze ibyo ngibyo biri burengeho. Sibyo ni turi kumwe. Hanyuma njya kukwaka ikarita nkagukura kuri mama nkagirane. Byari byagenze bite wambesireho? Wowe uratinyuka ariko
byari byagenze bite? Ndeba mu maso hano. Aha, ufashe none initiative. Okay. ariko kubasaba wanyambuye uburenganzira ku mafaranga ungira nkaho ngiye ntari umugore wawe njye kubera iki natumira inshuti zanjye nanjye tugasangira ku buryo Manude! Manude! Oui boss. Nkeneye kuza ukankorera iyi fagitire. Fagitire? Mabujana ndangije gusasa nyine ngo abashyitsi ibyumba bari baruhukira. Ibyo bande baruhuka. Abo bashyitsi bamubuje ngo yabahaye ibyumba byo kuruhukiramo. Kirisishyano. Fagitire yari ihagaze angahe? Fagitire se niyambujije kuyikora amabuja ngo ibyo bibare mu mutwe inkoko chicken king nangahe? Chicken king nyine byose hamwe n'ibitoki byose hamwe 25 nyine ko twe twakoze commande. 25 iwayi n'ijana kugira nakira gikonyage 12 boss 112 hanyuma iyi icyo ngicyo ni igihumbi urabizi 122 iyi yanywe imwe cyangwa n'ebyiri oya yanywe tune nangahe imwe nangahe ntuzi se ko wamwe tuye kwenda abakiriya igihumbi oya nenye yanywe nyine ndavuga kamwe n'igihumbi si bine 112 ukubisaho bine nangahe 116 ubwo ariko promotion abandi banywe iki buretse abandi banywe iki bose basangiraga ibingi ari n'amashoti noze yakuyamwe amashoti inde ayo nyavuga yanywe yangahe yanywe amashoti atatu na noze buretse 114 kongeraho oye 116 kongeraho 156 ndi wanywe shoti ninde madede yanywe tubiri kidoma yanywe tune dutandatu rekeraho fagitire igendere genda mvugane n'urugo none se n'amafaranga genda mvugane n'urugo nanjye yakese nimuze kwangera amafaranga batezemo ninjye yabahaye genda mvugane n'urugo mabusha ibuka y'amafaranga ambwe mupereze mwishyura mu moto yabazanye ubwo ni boss muze kubimbaraho nyine sibyo boss Okay. Hakiri kubona oya wireba Niki fora niki nzanye mitsingi oya nagari zingana wapi fora Tanzania noza iki surprise yo nagariyo ubwo se niki uza kutakunyo for akabido kurwako aho ufite icyaka nagariyo none suzanye iki nyereka ibara kujya kuri 5 1 2 3
kane gatanu pasava si cyiza kamwe kuri cya kimeze mbaza ngo cyitwa ngo iki Yigeze. kinunusi cyanjye cyitwa jelly Jerry. si cyiza Gitoraguye he? gitoraguye he kuko ukajya ukina n'amafaranga urabona iki ngiki gitoraguye pasavura umutesi rwose kigura ngahe Ugikweza. ndakiguze Ugize ute? ndakiguze kizajya kimpfumbata nawe kigupfumbate kimvumbata gite kizajya kiraraheze wenda igihe utazajya uba ugishaka tugishyira hejuru ya mari noneho nyine kwa kundi uba utampfumbase ndaye ngipfumbase imeze gutya sibyo mu buriri se cyangwa mu buriri okay basi nzajya mu ngipfumbata buriri njye n'ikinunusi njye nzajya ngipfumbata ku manywa nta kibazo basi banze umbwire ko ari cyiza Aka nakiza. Kiza siki. umuntu ukiguhaye ni umuntu ukimpaye icarerata umuntu ukimpaye ikisa ninda wakigwa ko nta n'uwakigwa amubwira twumvikane n'impamo ya Mungu ntazapfa nawe ikindi kintu sinzigera mbona iki kintu mu buriri hariya zina ry'Imana nabakatana amajosi mwembi ubu none ugezeho gufuhira ikintu ni ntuzi izina ry'Imana njye iki kiboro ninyibona ngiye mu buriri hariya We nacyo nzabakatana amajosi. Ngo kigupfumbata gupfumbata. ntagupfumbata amatafari we urazana ibyo bintu mu buriri habaye iki ubwo se ko maze iminsi ibiri utampfumbata wumvaga mpfumbatwa n'iki ngo gikuye he ndakiguze ese ko numva uri kugica amazi nkaho kinahendutse ariko ubuteta we ariko wanze uteta urakiguze amafaranga wakuye kwa nyoko cyangwa kwa so amafaranga nakuye he ukiguza angahe 3,000 ibihumbi bingahe iki ngiki kigura amafaranga 250 Ngira nkwereke se washyiraho izi rinete zacyo n'ibi ngibi gutya uko ari 4 byantwaye 50 byose hamwe byabaye 300 ariko urateta wenda nizere ko kwa nyoko bagurishije isambu cyangwa iki ibihumbi bingahe 100 ariko 300 zikwagira ngo ni amacandwe utirucya ibihumbi bingahe ntago nemerewe kugira ikintu na kimwe ngura muri uru rugo imisoro iri aho ngaho iraje yaba iy'akabari muri rusange yaba n'iy'inzu yaba n'iki ntabwo ugiye ku izere ko utakiguze aho wakuye hano none se nkaba nakuye hari aho uzi nkora icyo kintu wakiguze amafaranga ukuye nakiguze amafaranga nakuye ku mafaranga dusanzwe dufite ukigura 100 nakiguze 150 n'ibi ngibi byacyo gisubizeyo ugiye umuntu wakiguhaye gisubizeho kabisuzanira amafaranga ubu se tuvuga ko utarajya mu iduka handitseho ngo cyaguzwe ntigisubizwa aho mitatu ufite uyifite kurinde ndavuze ngo gisubizeyo baguha amafaranga watanze komplite ahubwo se papa sava ndakubaza ikibazo kimwe
hano hantu njye nta kintu na kimwe nemerewe kuhagura. Okay. wakiguze Nta kiguzi. aho wakiguze bashaka kugusubiza amafaranga cyangwa ntabwo bayagusubiza? Ese wowe uyikoresheje amafaranga? ndakubajije genda kuburana nawe. aho wakiguze bashaka kugusubiza amafaranga ntabwo ntayo bansubiza. Ibintu bibaye inshuro akangahe mama Saba? ibintu byo kujugunya amafaranga bibaye ku nshuro akangahe? Ako se ubu ni ukujugunya amafaranga? we genda kuburana nawe. Oya. ndaburana nawe wowe. ibi bintu bibaye ku nshuro akangahe? 300 harimo ihene zingahe zibyara ngahe kuri kiriya cyokezo? 300 harimo inzoga n'ibinyobwa bingana iki? abantu bishyura bakagira bate? Pasa mbabare. Akuse Papa Saba. Bingewe kujya ukoresha amafaranga. Sira! Uzi? Okay. ariko tugerageze kuba abana beza, sibyo? 100 urya ryari hano muri uru rugo? barira amafaranga y'ibyo biryo mu gitondo ngo wayabarira ngahe kwawe ujyumura? barira utiriwe utekereza. 1000 mu gitondo saa sita. 4 nimugoroba. Ntabwo ni nka 3 cyangwa birenga. Ibihumbi 300. So mu gitondo ibyo kunywa urabyemerewe. Igikoma n'umugati umwe. nzagufata wari imigati 2 cyangwa se amandazi 2. nzagukuramo ingoto. uranyumva neza? igikoma n'amandazi 1 n'iki? N'igikoma. saa sita nabwo wemerewe kurya. Hereza izo ntoki hano. Shyira hano. Ntabwo mbabaza. Shyira hano. uzaramuka wibeshye nkagufata arakanuriye nyuma ya saa saba. nzakuvuna. uranyumva neza? nzakuvuna. amafaranga wariraga nijoro yose azabana n'ibihumbi 300. uzaba ariyo minsi mpaka bihuye n'ibihumbi 100 ngahe? uri kunyumva? Papa Saba wambabariye ko ari mbabaze musabire. ibyo mvuze uri kubyumva? Izina ry'Imana nabyumvishe mbabara ndakwingiye. murira ibiganza ku maboko. Abana ndakwingiye n'izina ry'Imana ntabwo nzongera. Mbabarira pe. ndashaka ikarita yawe ya banki nyibone hariya. uranyumva neza? momo ngiye kuyihindura birumvikana. nizere ko ntacyo ndi burenze. zana uwo musatsi hano. zana uwo musatsi hano. nizere ko kuramo ibyo biganza bikuremo. shyira ibiganza ku matako. shyira ibiganza ku matako. ndavuze ngo shyira ibiganza. zana uwo musatsi hano. sana. ndavuze. zana uwo musatsi hano. nawe nafashe nawe nkurura. ndavuze ngo umunsi nagusanze hari akantu ufashe nyuma ya saa saba waba ukatse hatungi cyangwa ukatse manote. Ntabwo nzongera.
ayo marira se so kujya kureba abakiriya Mama Saba uratekereza uburyo ki aya mafaranga yamvunye urabitekereza hanyuma ngo naragusuzuguye nkukura kuri konti nkukura kuri mobile money ya business bakaza bakanwakwa bakarya specialite yeye yihariye mbabarira ndakwingize papa Saba mbabarira okay okay ugera hano ntabwo waryaga mu gitondo ukarya saa sita ukarya na nijoro wari wigera ubisiba na rimwe waje udasenga utiyiriza ntiwagaritse amasengesho sasa ndakubwiye ngo mu gitondo ni igikoma n'iki n'umugati umwe sintongera kukubona urya nk'ingurube ni mu gitondo umugati n'iki n'igikoma itasi y'igikoma umugati umwe saa sita ibishyimbo birimo intoryi uranyumva nta kindi kigeretseho ugiye kumara iminsi yose Manudi ngiye kumubwira nkorere fagitire atunjya nkorere fagitire ugiye kumara iyo minsi yose nimugoroba uri kubarira ayo mafaranga uri kubarira ntabwo uzongera kurya nijoro nibura uwo mubyibuho nugushiramo uzamenya icyo gutekereza gukora ngaho ndanyunyuka kagira ngo nyunyuza mu bivuzo uranga uratetsa uri muri amima va mu maso se va wambasireho Manudi Manudi okay sawa guma Biracyamutse kora fagitire we na genda ukore fagitire na hatunge va mu maso y'inkoko cyangwa yose kora fagitire mu me fagitire siko murakaye boss va mu maso wambesireho nzakunobe mva mu maso mva ndakusengo va mu maso wambesi